hano hari akandi kantu akangaka kitwa Tribit Pocket Go. Muri no minsi hagezweho kwitwaza utu speaker dutoya cyane ariko nyine dutanga karite igaragara. Vuga ngo kabari gatoya cyane ariko wajya kumva nk'umuziki wako ukumva urarenze. N'utu ngutu rero ushize naberetse aka JBL, uyu munsi nzanye kano ka Tribit Pocket Go. Hari n'utundi twinshi tugiye duhari. Hari twa Soundcore ndetse hari n'andi makampani agiye afite utundi twinshi, hari Amazon n'utundi. So uyu munsi rero ngiye kuvuga kuri aka ngaka kano ka Tribit Pocket Go, ko noneho gafite ubushobozi bwo kuba gashobora kuplayinga amasaha 20 yose kadahagaze. Kifashisha Tribit app mu rwego rwo kugira ngo ugacomeke mu buryo buri stereo cyangwa se ushobore kuba wa customizinga equalizer yako, nyine ukumva umuziki uyunguruye bitewe n'uburyo ushaka. Hari abantu bakunda ibintu bifite base nyinshi, hari abantu bakunda ibintu bifite Twitter nyinshi, uhitamo bitewe n'uburyo wowe ukunda ibintu byawe. Wifashisha rero ino app ya Tribit, ubundi ugakora ibintu byawe ukaryoherwa n'umuziki wawe. Ikindi gafite watt 7 superior sound, bivuze ko nyine karavuga bihagije, kakagira na drop proof. Nuvuga ngo iyo kituye hasi muri metero 1.5 nta kintu gashobora kuba, kaba gakomeye kubera ko gakoranye ubwo buryo nyine bwa drop proof. Aka ga speaker rero ushobora no kukwifashisha uri kwitaba telefone, kubera ko gakoranye microphone, ushobora kwitaba telefone nyine mu buryo bwa hands free. Karorohereye. Ikirenzeho kandi noneho ukajyamo TF card, bimwe bita memory card. Kakaba gafite IP68, bivuze ko kadashobora kwangizwa n'ivumbi cyangwa se undi mwanda wari wose, ndetse n'amazi ntagashobora kukangiza. Ushobora no kugakoresha muri douche, ushobora no kukajyana muri piscine ukoga nta kibazo. Ikirenze noneho gafite Bluetooth ya 6, version yayo ya 6. Iyi version iri enhanced cyane ku buryo ishobora no gukora kugeza muri metero 300 kavuye aho uvuye. Nuvuga ngo device ahantu iteretse ndetse naho kagera, ushobora kukageza muri metero 300 nta kibazo, umuziki wawe ukivuga neza udacikagurika. Ushobora kandi ufite nk'utungutu nka tubiri, ushobora kuducomeka ukumva sound ya stereo, kamwe iburyo akandi ibumoso, kumva nyine stereo, kubera yuko gakoranye ubwo buryo. JBL igira uburyo bwitwa Auracast. Iyi ngiyo ni uburyo busanzwe bwayo yikoreshereza, bifite uduspeaker nk'utungutu cyangwa se duturuka muri Tribit. Ushobora gukoresha uburyo ukaba wakwenjoyinga umuziki wawe uryoshye neza. Aka nako gakoresha app. So reka tugafungure rero turebe ukuntu mo imbere kameze. Nuvuga ngo nyine ibizamo imbere rero haba harimo speaker nyine ipfunyitse mu gashashi nka gutya, kabamo USB cable yo kugacaginga, kabamo tuno tu user manual. Naga speaker nyine kameze gutya uko nguko. Aka speaker ugereranyije nta kintu gatwaye, ushobora kugatwara yewe ndabona no mufuka gashobora kuba kajya ahangaha. Ni handi nyine bacomeka TF card cyangwa se memory card hano. Utuntu nk'utu ngutu tw'udusirimu rero nkubutse ko tuboneka kuri y3.roomz.rawa. Bari utuntu twinshi tw'udusirimu tugezweho nyine So ubaye ushaka utuntu nk'utu ngutu, ushobora kujyayo ugahitamo ibintu
icyo nyine wumva ushaka ukenjoyinga ukaryoherwa na show. Igihe tugeze muri nicyo koroshya ubuzima, ntabwo ari igihe cyo kurwana n'ibintu bigiye bifite taye nini ku buryo udashobora kuba wabona n'ahantu gipfurika igihe ugiye no ku rugendo, ari ikintu nyine kigenda kikuvuna. Gusa nyine nk'uko ibintu bigenda bihindagurika ni nako ibintu bigenda byoroha, nyine ubuzima bukoroha. Tribit abantu benshi bashobora kuba batayizi, ariko ni company iri mu gukora ibikoresho bya Anoma speakers. Nyine ifite speakers twinshi, usibye ko uyu munsi twahisemo akangaka n'utundi tuzatugenda tutuzana nyine tububereka mu buryo bugiye butandukanye. Abantu benshi bashobora kuba batayizi, ariko iyi nayo iri muri company zikora utuntu twiza tunavuga neza, ndetse hari n'iza premium cyangwa se za zindi musanzwe mumenyereye, ishobora no kurusha gukora ibintu bimeze neza. Ngira ngo ikintu biba bidusaba no kugira ngo tujye dukomeza twi-updatinga, aho kugira ngo duse n'abantu baba mu isi imwe tutagera mu yindi. Nkuko nyine isi yabaye umudugudu, niyo mpamvu ibintu byose, amakuru yose asigaye tugeraho mu buryo bwihuse. Rero iyo uti-updatinga ngo umenye ibigezweho cyangwa se umenye aho igeze uyu munsi, rimwe na rimwe urasigara ukazisanga waratakaye. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugezanyeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Komeza ugire ibihe byiza. Wari kumwe nanjye Sangano Robert.